ijambo ryayo nongeye kukwishimira cyane nkwifuriza amahoro y'Imana. Njyewe ndi Musoni Flavier, uyu ni umwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana kuri iyi channel yacu ya Trust and Obey channel. Imana ibaho umugisha. Tugiye kwigana icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo urugo rwawe ni umurunga w'izahabu cyangwa ni isheni y'icyuma. Reka dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wowe wemeye kurema umuntu kubw'ubushake bwawe, wamwifurizaga ubuzima bwiza kandi buhora ari bwiza. Wemeye yuko umuryango uba mu isi kugira ngo ube igisubizo cy'inyoko muntu, ariko Satani yarabidobeje ku buryo n'uyu munsi wa none abantu benshi imbere yabo bahafite umuryango, bahafite urugo nk'ikibazo aho kugira ngo kibe igisubizo. Rero ubwo tugiye kubumbura ibyanditswe byera, ngwino ubane natwe kugira ngo twigishe ukuri kwawe, kandi imiryango ifite ibibazo uyigenderere muri iki cyigisho kugira ngo ahari intege nke haboneke imbaraga, ahari uguhararukwa haboneke urukundo, kandi ahari gutesha agaciro haboneke kumenya akamaro ka buri wese mu muryango. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nkuko nabikubwiye, tugiye kwigana icyigisho gifite iyi nsanganyamatsiko nziza ibaza ngo urugo rwawe ni umurunga w'izahabu cyangwa ni isheni y'icyuma. Bibiliya ibivugaho byinshi. Ndaza muri iki cyigisho kwifashisha igitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo hamwe na Bibiliya nkuko dusanzwe tubikora. Ndaza kwifashisha icyigisho cya mbere muri icyo gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo. Ndaza guturuka kuri page ya 10 kugeza kuri page ya 14 mu cyigisho cyitwa kwishimira umunezero wo mu rugo. Ariko by'umwihariko reka tubanze turebe Bibiliya ivuga iki ku rugo. Abantu benshi bakeneye kumenya isano Bibiliya kwizera kwacu gufitanye n'ingo zacu. Imigani igice cya 11 umurongo wa 29, Bibiliya iravuga ngo utera imidugararo mu rugo rwe umurage we uzaba umuyaga, kandi umupfapfa azahakwa n'ufite umutima w'ubwenge. Mu magambo make, umuntu wese ufite impamvu ituma mu rugo rwe hazamo imidugararo, byanga byakunda umurage we uzaba umuyaga. Mu magambo make, azagira igihombo mu buzima bwe bwa buri munsi. Rero ni byiza yuko ugize umuryango, yaba umugabo yaba umugore yaba umwana, nkuko Bibiliya iraza kubitwereka, umuntu wari we wese uri mu muryango akwiye gukoresha imbaraga zose, yaba iz'ibitekerezo yaba n'iz'ubushobozi, kugira ngo mu rugo rwe hatazamo imidugararo. Mu magambo make, wowe uneze amatwi ukwiye kwirinda yuko ari we waba source cyangwa se inkomoko y'imidugararo mu rugo rwawe. Bibiliya irakomeza ikatwerekana none isano iri hagati y'urugo rwacu n'ibyo twizera. Mu magambo make, nta muntu wabeshya ngo yicare azambye ibyo mu rugo rwe narangiza ngo avuge ngo azakiza ibyo ku rusengero. Oya, kwaba ari ukubeshya. Mu gitabo mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 5 umurongo wa 8, urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 5 umurongo wa 8, Paulo yandikiye Timoteyo aravuga ngo ariko niba umuntu adatungabe cyane abo mu rugo rwe, aba yihakanye ibyizerwa kandi ababaye mubi hanyuma y'utizera. Mu magambo make, inyifato yawe mu rugo rwawe, uko wakira abantu, uko baganiriza, uko basubiza, uko ikibazo iyo cyavutse ubafata, mu gihe cy'ubukene uko batwara, mu gihe utashye wavunitse uko babwira, byose bifitanye isano no kwizera. Rero Bibiliya iravuga ngo umuntu udatunga abo mu rugo rwe we aba yihakanye ibyizerwa. Mu magambo make, ntabwo umuntu yakwicara ngo abure icyamara mu rugo rwe narangiza ajye kuba umusitari ku rusengero. Oya. Ariko uyu munsi wa none abantu benshi usanga yiruka ajya gukiza ibyo ku rusengero, usanga umuntu yiruka ajya gukiza ibyo ku kiliziya, asanga umuntu yiruka ajya gukiza ibyo ku musigiti, ariko ugasanga mu by'ukuri urugo rwe ubwarwo nta mbaraga zigaragaza ko mu ijuru hari Imana bihari. Rero nshuti zanjye, mirimo biragaragara neza yuko urugo ari ahantu Imana itoreza abantu kugira ngo bayikunde kandi bayimenye. Niyo mpamvu niba ingo zazambye, insengero cyangwa se amadini bizata icyerekezo. Iri somo rikomeza rivuga yuko umuntu udashoboye gutunga be, cyane cyane abo mu rugo rwe, aba yihakanye ibyizerwa. Ni abantu bangahe batanga amafaranga mu nsengero,
bagatanga amafaranga mu bitaramo bikomeye by'amakorari, ariko mu rugo rwe inzara inuma, ari ukugira ngo yerekane ko ari umuntu w'Imana. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo igihe kirageze ngo twibuke yuko mu miryango yacu urubanza Imana izaca ari naho ruzahera. Bibiliya irakomeza ikavuga ngo kandi ababaye mubi hanyuma y'utizera, mu magambo make, umuntu uko yitwara mu rugo rwe bishobora gutuma abantu babona yuko ari we mupagani mubi cyane nubwo yitwaza Bibiliya cyangwa ibindi bitabo by'idini. Uyu munsi wa none hari ahantu utura abantu wahaca na Bibiliya bakakubwira bati ibintu bya Bibiliya, ibintu byanyu by'Imana n'ubwesukoro, uzabanze wigishe mwene wanyu uri hano hepfo. Rero nshuti zanjye, imyizerere yacu, ingo zacu zifitanye isano n'ibyizerwa. Bivuze ngo ibyo mu rugo iyo wabizambije n'ibyizerwa byawe ntacyo biba bimaze. Twihuta, abantu benshi bajya bibaza batari ku bundi urugo ni iki. Bamwe batekereza ko urugo bafite ubusobanuro butandukanye. Rero nshuti zanjye, iyo uhushije ubusobanuro nyakuri bw'urugo icyo ari cyo, mu by'ukuri ubaho mu buzima wibwira ko ufite urugo kandi ntarwo ufite. Kimwe n'uko nanone abantu benshi bafite imyumvire ipfuye ku bigendanye n'urugo. Urugo ni iki? Kenshi na kenshi mujya mwumva abantu baganira akakubwira ati urugo rwiza ni umugore mwiza. Niba ufite umugore ufite imico myiza, uba ufite urugo rwiza. Nibyo koko pe, ibi ngibi nanjye ndabyemeza. Ariko nanone hazabaho ikibazo uramutse wibwiye yuko urugo rwiza wagenda ukajya kurambagiza. Abantu benshi muraganira akakubwira ati nge ndi umusinzi, ndi umusambanyi, ndabyemera, ndi n'igisambo, ariko sinifuza kuzabyara abana bameze nkanjye. Ubu rero nize amayeri ya mbere ni ukuzashaka umugore ngewe nubwo ndi umupagani, nzashaka umugore usenga, wa wundi mwiza ku buryo yaza no kunkura mu kabari narayemo. Kandi ndabizi neza yuko ushatse buriya umugore mwiza niwe rugo rwiza, biba bihagije. Nge nubwo nazakomeza nkaba mu buko nabaye. Ariko nshuti zanjye nagira mbabwire ngo umugore mwiza, umugore ufite imico myiza ni byiza, ariko iyo habayeho imbaraga ihora imurushya ntaruhuke ngo nawe umwambike imbaraga. Bibiliya iravuga ngo ababiri baruta umwe kuko umwe yiyaguye undi aramubyutsa. Mu magambo make rero, niba ushaka kugira urugo rwiza, nibyo koko umugore ufite imico myiza nibyo, ariko nawe ukwiye gusaba Imana ikaguhindura, kuko niba udahindutse igihe kizagera amagambo mabi umubwira wa mugore mwiza, uburyo umwicisha agahinda, uburyo utamutega amatwi, bizageraho bituma byimba umutima bwa bwiza na ya mico myiza nayirangire. Mujye muganira kubwira ati ubu nanjye namenye ubwenge, ntago nkirinjije nka kwa kundi wanzanye meze. Rero ntabwo urugo ari umugore ufite imico myiza gusa, ahubwo urugo ni umugore ufite imico myiza ugeretseho umugabo wifuza guhinduka nawe ngo abe mwiza. Amen. Abandi bantu baravuga ngo iyo umubaje ngo urugo ni iki, arakubwira ngo urugo ni icyo uruririyemo. Abandi bakakubwira bati urugo ni ubushobozi. Mu magambo make, abantu benshi bazi yuko urugo icyo utahanye ari cyo kiguha ijambo. Niba watahanye ambaraje ya kaki irimo ibintu byiza, umugore arakwakirira ku marembo amwenyura. Niba utashye nta kintu ufite, umugore ntari bunaze kukubaza niba ari wowe ari bwohereza umukozi wo mu rugo ngo ajye kugukingurira. Mu by'ukuri uwo muntu aba yarubatse urugo yumva ko urugo ari icyo uruririyemo. Ariko se nshuti zanjye, niko bimeze. Twaba tuvuze rero yuko urugo nuruzamo ufite ikintu bakakwakira, bivuze ngo nuza nta kintu ufite ntibazakwakira. Abantu benshi rero ibyo bitekerezo byagiye bituma abantu bumva yuko niba ugiye ushaka umunyamashuri cyane kuko urugo ari icyo uruririyemo. Niba ugiye gushaka, ugomba gushaka umuntu ufite ikintu yinjiza, akaba afite akazi. Mu magambo make, urugo ni umutungo. Mu gihe umutungo udahari nta munezero uzaboneka. Ibi nabyo mu ruhande rumwe wavuga ngo nibyo, ariko nanone ku rundi ruhande ntabwo ari byo. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo urugo ntabwo ari ubushobozi. Urugo ni umunezero n'ubwumvikane abantu bafite mu gihe hari ubushobozi bwinshi cyangwa hari ubushobozi buke. Mbega uburyo uyu munsi wa none hari imiryango yumvikanye itagira n'igiceri cy'ijana, bakabana neza, umuneke waza w'ijana bakawusangira. Ariko uyu munsi wa none bakingura amamodoka badashobora no kugendana mu modoka imwe, umwe adashaka no kureba undi. Hari n'imiryango myinshi yabanye ikennye, barwana bashwana bagize gute, ariko uko ubuzima bugenda bwigira imbere babona ubushobozi, ugasanga uyu munsi babanye neza kuko bapfaga ubusa. Rero nshuti zanjye, uyu munsi ntabwo wavuga yuko urugo ari ubushobozi, ahubwo urugo ni iki? Nakomeje kwibaza cyane. Abantu benshi muragana akakubwira ati burya urugo ni ababyeyi.
nujya kubaka urugo uzabanze wegere papa wawe na mama wawe ubereke ko ugiye kurwubaka, nibarangiza bicare barebe abakire baziranye bagushakira umukobwa wabo, ku buryo byibuze amafaranga y'iwanyu aziyongeramo ay'iwabo wabo ngabo ushatse, noneho byibuze mukazazamo mufite ubushobozi. buriya urugo ni ababyeyi, ku buryo umuntu yicara ugasanga umubyeyi we niwe uramucira inzira akamwereka umukobwa bazashaka n'uwo kwa kanaka, nubwo utamukunda ariko nanjye ntabwo nashatse mama wawe mukunda, twagiye dukundana gake gake uko agafaranga kagiye kaza, none shaka uriya mukobwa niwe uzagufasha mu buzima. Mu by'ukuri abantu benshi niko bajyaga babyibwira, ndetse Bibiliya yivuga ngo iki? Bibiliya iravuga ngo urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi, ariko umugore mwiza umuntu amuhabwa n'Imana. Mu magambo make rero, mu by'ukuri iwanyu bashobora kuguha amafaranga uheraho uvunika, bashobora kuguha inzu wazashakiramo umugore, bashobora kugucira inzira bakaguha depo uzacuruza kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza, ariko ibigendanye n'uko ushaka yuko iwanyu aribo bagutegurira umugore muzabana bitewe n'amarangamutima ya papa wawe n'icyo agushakamo, nshuti zanjye, ibyo bintu byarakoreshwaga. Ariko uyu munsi wa none isi yarahindutse, n'uburyo bw'imibereho bwarahindutse. Bibiliya itwereka yuko Imana ariyo ifite ubushobozi, ari nayo ifite ubusobanuro nyakuri bw'urugo. Abandi muragana akakubwira ati urugo ni inshuti. Mu magambo make ibi nabyo wabyemera, urugo ni inshuti koko, ariko mu by'ukuri ibi nabyo bijya biba ikibazo. Usanga abantu benshi inshuti arizo zabubakiye urugo. Usanga hari umuntu w'inshuti yawe waguhuje n'uwo murambagiza, akaba ari we uzaza ujya kukuvugira kuko wowe utazi kwivugira, akaba ari we ukujyanira impano, akakujyanira amakado ujyanye kubera ko wowe utabishoboye, yarangiza akazabwira umukobwa ati uriya muntu aragukunda nimujyane, bikarangira. Wazajya kubona ukabona no ku munsi ubukwe ni ubaye pare akuri iruhande. Warangiza, mu magambo make, intambwe yose uteye bisaba yuko uwo muntu aza. Rero hari ingo nyinshi ubu ziriho usanga imitima n'ibitekerezo byabo bitunzwe n'izindi ngo, kubera ko urwo rugo ntago bigeze biyicarira bo ubwabo ngo baganire, ahubwo buri gihe akantu kose, niba ari ukujya kugura ikibanza bisaba ko inshuti zibizamo, niba ari ukugira ngo bubake inzu barashwana hakaza inshuti, niba ari ukugira ngo umwana ajye ku ishuri bisaba yuko umugore abwira za nshuti zikaza zikabwira umugabo ziti urabona umwana adakeneye kujya ku ishuri. Rero nshuti zanjye, urugo rurahanitse cyane, rurenze inshuti. Twihuta, abantu benshi mushobora kuganira akakubwira ati urugo n'ubwiza bw'uwo mwashakanye. Buriya ufite umugore mwiza niyo waba nta kintu urya, umugore ufite isura nziza, abantu barakureba bakakubaha, kandi mu by'ukuri n'ubundi nicyo cyubahiro. Ariko nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo kenshi na kenshi usanga iyo ushatse umugore ufite isura nziza ariko udafite ubushobozi bwo kumuha icyo akeneye mu bitekerezo, bwo kumuha icyo akeneye mu rukundo, bwo kumuha icyo akeneye mu buzima busanzwe, byanga byakunda usanga hari abandi Satani yahaye tekinike zo kubimuha. Ngaho rero imva n'imvano yo kuba bamwe baca abandi inyuma. Waba rero waba ugize ubwenge buke uvuze yuko urugo ari ubwiza bw'umugore, kuko uko iminsi igenda ishira ubuzima bugenda bugorana, niko n'ubwiza bw'umugore washingiyeho wubaka urugo bugenda bucuya. Rero nshuti zanjye, iki kintu kirakomeye cyane. Nkuko nabikubwiye, abantu benshi bibwira yuko urugo, muragana akakubwira ati urugo ni igihe. Iyo uvuze ko urugo ari igihe, bivuze ko ibihe urimo ari byo byatuma rukomeza kuba rwahagarara neza, cyangwa se rukaba rwagenda nabi. Bivuze ngo iki? Abantu benshi baganira bavuga yuko urugo ari igihe bitewe nuko bavuga ati inzozi zanjye nizimbera impamo, bizaba bimeze neza, ariko ibyo nashakaga nintabibona mu rugo, ubwo nyine nta kundi ibihe nibyo bizatuma rukomeza cyangwa rugahagarara. Mu by'ukuri ibi bikunze kuba ku bantu benshi, yicara akavuga ati ngewe bizaterwa nuko tuzabyara, bizaterwa ibihe nibinkundira nkabona amafaranga, uyu mugore twakomezanya, ariko ibihe nibyanga, ubwo nyine nta kundi. Abantu benshi muraganira bakavuga ngo urugo ruterwa n'igihe, ariko mu by'ukuri urugo Imana yifuza ni urugo rutagengwa n'ibihe. Mu magambo make, mu bihe byiza no mu bihe bibi abantu bagakomezanya. Mu gihe amafaranga yabonetse abantu bakaganira, mu gihe amafaranga atabonetse abantu bakajya inama kandi bamwenyurana, mu gihe ibintu byagenze neza, mu gihe umugabo yazamutse mu ntera, cyangwa mu gihe yacishijwe bugufi mu kazi, mu gihe umugore yabonye akazi cyangwa se yicaye mu rugo. Ibihe ntabwo urugo ari ibihe.
ibihe, ahubwo urugo ni imbaraga zituma ibihe uko bigenda bihinduka urugo rwo rudahinduranwa n'ibihe. undi muraganira akakubwira ati urugo ni amahirwe. Bivuze ngo iki? Uyu nguyu we iyo muganira arakubwira ati urugo icyo wakora cyose, ibintu byose ni amahirwe. Ku bw'ibyo arakubwira ati kurambagiza cyangwa kutarambagiza, gusenga cyangwa kudasenga n'ibindi byose ni amahirwe. Urugo rushobora kukubera amahirwe, undi we rukamwangira. Ariko mu by'ukuri inshuti zanjye, ntago nakubwira ngo ugiye gufata umuntu ukuye mu nzu zibyinirwamo ngo nurangiza wibwire yuko azakurutira uwo mu nzu y'Imana bitewe n'uko ari amahirwe. Mu by'ukuri urugo ntago rugomba kubakira ku mahirwe, ku cyo twita amahirwe. Urugo nanone abandi muragana kubwira ati urugo ni gereza. Mu by'ukuri uyu aba ashatse kuvuga iki? Aba ari wa muntu wakuze afite amahitamo ye yose, yarigenzuraga mu gihe cy'ubusore bwe, ajya aho ashatse, arya icyo ashatse, yambara icyo ashatse, yitwara uko ashatse. Rero uyu nguyu byanga byakunda uvuga ko urugo ari gereza, n'iyo ashatse bivuga yuko aba ahora acungana n'umunezero we, ahora acungana n'umudendezo we. Mu magambo make, iyo urugo arimo ushatse kumubwira ibwiriza runaka ukamubwira uti tubigenze gutya, umuntu yabaye umugabo yitwara gutya, umuntu yabaye umugore yitwara gutya, atangira kumva atangiye kwinjira muri ya gereza atashakaga. Kubw'ibyo rero ni handi muzasanga umuntu ni umugabo ariko ntashaka kwitwara nk'abagabo, ntanashaka yuko kuba umugabo kwe bigaragara ko yigeze ashaka. Ni handi uzasanga umuntu ari umudamu ariko usange ntashaka kugaragaza namba yuko hari isano yo gushaka cyangwa se yigeze agira isezerano cyangwa se yigeze anabyara. Rero nshuti zanjye, abantu benshi bashaka umudendezo mwinshi urenze uwo gushaka bibaha, usanga bavuga yuko urugo ari gereza. Ariko mu by'ukuri urugo ni iki? Bibiliya igaragaza yuko urugo ari ihuriro ry'abantu bashakanye n'ababakomotseho ariko bagambiriye kubaho neza no gutuma ubwami bw'Imana muri bo bwazabageramo kandi bakazimukira mu bwami bw'Imana. Mu magambo make, urugo ni ahantu Imana itreningira abantu biteguye kuzajya mu ijuru bari hamwe. Mu Bakolosayi igice cya 3:18 Bibiliya igaragaza abantu bagize urugo. Bibiliya iravuga ngo, Abakolosayi 3:18, bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko bikwiriye abari mu mwami wacu. Iyi ni inshingano y'abagore. Umurongo wa 19, bagabo namwe mukunda abagore banyu ntimubasharirire. Umurongo wa 20, bana mwumvire ababyeyi banyu muri byose kuko ari byo umwami ashima. Base ntimukarakaza abana banyu batazinukwa. Mbata mwumvire bashobuja bo ku mubiri muri byose, ntimubakorere bakibareba gusa ngo muse n'abanezeza abantu, ahubwo mubakorere mutaryarya mu mitima yanyu mwubaha Imana. Mu magambo make, iri somo riratwereka yuko urugo rugizwe n'umugore, rukaba rugizwe n'umugabo, rukaba rugizwe n'abana ndetse n'abakozi bo mu rugo ari bo mu gihe cya Bibiliya bitaga imbata. Bivuze ngo kuba abana batari mu rugo ntago byabuza urugo kwitwa urugo, kuba urugo nta mukozi ururimo ntago byarubuza kwitwa urugo. Ariko nshuti zanjye, hano Bibiliya yagaragaje n'inshingano buri wese afite. Urugero, abagore bafite inshingano yo kugandukira abagabo babo nk'uko bikwiriye abari mu mwami wacu. Mu magambo make, kubwira umugore ngo akugandukira atari mu mwami wacu uba urimo gupfusha igihe cyawe ubusa. Icya kabiri, abagabo nabo babwiwe gukunda abagore kandi ntibabasharire. Mu magambo make, umugabo nawe utari muri Kristo Yesu ntabwo uzamubuza kugusharirira, ntabwo uzamubuza kubwira nabi. Kandi uyu mugabo, isomo akwiye kwiga umugabo ni ugukunda umugore we. Abana bakwiye kwiga isomo ryo kumvira, imbata zikwiriye kwiga isomo ryo kudakorera ijisho. Ariko mwumva uburyo muri no minsi uganira n'umuntu akakubwira ngo ibintu byarivanze, ibintu byaricuritse. Mutega amatwi mwumvire uburyo iri somo mbabwiye ryamaze kwicurika. Ni kenshi na kenshi uzaganira n'umuntu akakubwira, ukumva abantu barimo barabwira umugabo mu bibazo byavutse mu rugo, akabwira umugabo bati gerageza ugandukire umugore wawe. Ese niko Bibiliya yavuze? Oya. Usanga umuntu waje gusura abantu abwira umugabo ati buriya rero uriya mudamu wawe ni isasu, gerageza rwose umugandukire ujye hasi. Siko Bibiliya ivuga. Uzagana n'umuntu usange arimo arabwira umugore ati gerageza wumvire umugabo wawe muri byose.
ariko mu by'ukuri ntabwo abagore bahamagariwe kumvira abagabo babo mu bintu byose. Iki kintu cyo kumvira mu bintu byose cyashinzwe abana muri Bibiliya. Ntabwo umugore agomba kuba ari umuntu akantu kose umugabo atekereje ahita yemera. Oya, ntabwo rwaba ari urugo. Ikindi, bana ntimurakaze ababyeyi banyu batazinukwa. Niko Bibiliya yavuze, ntabwo ariko Bibiliya yavuze. Usanga rero abantu benshi baganiza bavuga ati gerageza ntukababaze papa wawe atazapfa nabi akanakuvuma, ntukajye ubabaza mama wawe atazakuvuma. Nyamuneka reka mbabwire, abana batozwa kumvira kuruta kutarakaza ababyeyi. Mbata noneho ugasanga uyu munsi wa none Bibiliya yabwiye imbata ngo zo gukorera ijisho, ariko uyu munsi wa none usanga abantu barimo gusura ingo zacu yegera abantu akabwira umukozi ati ujye ugerageza unkundira abana nanjye nzagukunda. Mu by'ukuri umukozi ntabwo ari we ushinzwe gukunda abana. Ibyo ni ibintu isi yacuritse, ahubwo umugabo n'umugore bagomba gukunda abana babo. Urukundo babakunda rugatuma bereka umukozi igikenewe. Ariko uyu munsi wa none usanga umuntu arimo kuvuga ati aba bana ni abawe, urabona njyewe umugabo wanjye ntaba hano nanjye ntituba aha ngaha, tubyuka tugenda, abana ni abawe rero nutabakunda ubwo bazapfa nabi. Ugasanga nyir'urugo arimo arabibwira umukozi. Ubu ni uburyo rero bwapfuye. Twihuta mu Befeso 6 umurongo wa mbere Bibiliya ivuga inshingano y'aburugo. Bana mujye mwumvira ababyeyi banyu. Iri somo nanone riragarutse mu mwami wacu kuko ari byo bibakwiriye. Wubahe so na nyoko. Iryo ni ryo tegeko rya mbere ririmo isezerano kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. Mu magambo make, kuramira mu isi bizaterwa n'uburyo abana bumvira ababyeyi babo. Noneho namwe base ntimugasharirire abana banyu. Mu magambo make, abagabo barashinjwa n'iri somo gusharirira abana babo kugeza ubwo abana yumva atifuza kuba iwabo. Niyo mpamvu muzabona abana benshi bahora bazenguruka, ugahamagara umwana ro urihe, ndi kwa tonto. Ejo hashira iminsi 3 wamamagara uti urihe, ndi kwa anti. Nyuma y'iminsi yindi 3 ukamamagara uti urihe ko tugushaka mu rugo utaza. Ti nagiye muri anniversaire mvuye yongya kwa murumuna wa mama, urabibona hari habaye umunsi mukuru, dadi rega nzaza. Ugasanga umuntu ntiyifuza kugera iwabo kubera iki? Iwabo baramusharirira cyane. Rero umurongo wa 5 Bibiliya iravuga ngo namwe mbata mujye mwumvira abashoboje bo ku mubiri nk'uko mwumvira Kristo. Mu magambo make, ni uwuhe mukozi wabona uko yumvira Imana ariko yakumvira shebuja? Biragoranye cyane. Mububashye muhinda umushyitsi kandi mutaryarya mu mitima yanyu. Mu magambo make, uyu munsi wa none umukozi wawe ashobora kukwereka ko akubashya guhindira umushyitsi, ariko wazaza uhava agahita avuga ati mba ndimo kubibeshya. Ariko mu by'ukuri ni hehe wakura umukozi wakubaha ataryarya kandi akakubaha nk'uko yubaha Imana? Biragoranye cyane. Ntimukabakorere bakibahagarikiye gusa ngo mumere nk'abanezeza abantu. Abakozi benshi arakubeshya akakwereka yuko muri kumwe, akakwereka ko urugo rwawe rwitayeho, akakwereka isuku ko uhari, ariko iyo udahari ibintu akora agahinda kakwica. Rero nshuti zanjye, iri somo rya Bibiliya riragenda ryereka buri wese ko afite inshingano mu rugo. Igihe cyose rero mu rugo habayemo umuntu ushaka kubaho nta nshingano afite, ntabwo rwitwa urugo icyo gihe. Mu gitabo cyitwa Ministry of Healing na umurimo w'ubuvuzi page 356 igitabo cy'icyongereza baranditse ngo imirunga y'urukundo iduhuza, isano y'abagize umuryango iregeranye cyane, irimbitse kandi irera kuruta andi masano yose yo kwisi. Mu magambo make, iyi sano y'umuryango iruta isano yose yo kwisi. Nta muntu mwigana mu ishuri ukwiye kukurutira so na nyoko. Nta muntu mukorana ku kazi ukwiye kukwibagiza gutaha kare ngo ubonane n'umugore wawe n'abana bawe. Nta muntu mwakuranye w'umukobwa ukwiye kugutwara umwanya ku buryo uhora ujya kumusura bikakwibagiza urugo washatse. Oya, nta muntu mwene wanyu, papa wawe cyangwa mama wawe, ukwiye kukurutira umugore wawe ngo akurutire abana wabyaye. Mu magambo make, isano y'abagize umuryango irimbitse cyane kandi irera kuruta andi masano yose. Yashyiriweho kugira ngo ibere umugisha inyoko muntu, kandi igihe cyose abantu bashyingiranywe bikoranywe ubwenge no kubaha Imana kandi basobanukiwe n'iki iyo nshingano isaba, bibahindukira umugisha. Amagambo make, iyo ugiye gushaka uzi icyo ukora bigubera umugisha. Rero nshuti zanjye, isano y'urugo, isano mfitanye n'umugore wawe, isano mfitanye n'umugore wanjye, isano mfitanye n'abana banjye, mu magambo make irimbitse cyane kuruta isano y'abantu dusangiye business. Mu kinyamakuru cyitwa Leta cyo mu 1904 banditse amagambo akomeye cyane. Ni ikinyamakuru cy'itorero, baranditse ngo buri rugo rwose rugomba kuba ahantu harangwa n'urukundo, aho abamarayika b'Imana bibera kugira ngo bahakorere umurimo wabo w'amahoro n'uwo koroshya imitima y'ababyeyi n'iy'abana.
mu magambo make urugo papasi cyangwa se impamvu nyamukuru yatumye urugo rubaho kwari ukugira ngo abamarayika b'Imana baruhindure siyeje bateraniraho mu gihe barimo gupanga misiyo yo gukiza umuntu. None uyu munsi wa none usanga kenshi na kenshi abamarayika b'Imana ingo zacu batazibamo kubera uko tubyuka, kubera uko turyama, uko twirirwa, bituma abamarayika b'Imana ingo zacu atari icyicaro abamarayika b'Imana bakoreramo. Niyo mpamvu iyo umugabo atashye aseka ujya kumva umugore aravuze ati noneho marayika w'Imana uhingutse ahangaha ni marayika bwoko ki? Abana bakumvira ababyeyi ugasanga abantu baricaye bati rwose noneho abamarayika b'Imana bamanukiye muri urugo. Ariko ubundi inshuti zanjye najya mbabwire, ingo nyinshi zicumbitsemo abadayimoni, kandi abadayimoni baterwa nuko buri muntu wese atazi inshingano ye. Nshuti mwene data najya nkubwire ngo icya mbere ngiki, urugo rurimo abamarayika ruhinduka imirunga y'izahabu. Buri muntu wese aba afitanye n'undi agaciro ku buryo buri wese aba atifuza kundi yahava ngo agende. Muri mbene uru rugo buri muntu wese afite agaciro ku buryo kumubura bingana no kubura ibintu byose by'isi. Ariko nshuti zanjye, abantu benshi ingo zabo zimeze nka gereza. Muri iki gitabo cy'urugo rwa gikristo baranditse ngo uhereye mu bwana bwabo nanone urubyiruko rukeneye gushyirwaho urusika rukomeye rubatandukanya n'isi kugira ngo imbaraga itarwangiza. Mu magambo make, imyaka yose uzamara uzacunga uburyo umwana wawe ubuzima bwa gikristo, ubukinyabupfura yigiye mu rugo kimwubakira urukuta rumutandukanya na mayibobo, igikuta kimutandukanya n'abandi basore bari ku muhanda badafite ahazaza heza, ku buryo umwana wagomba gutambuka imbere ye yagera imbere y'ab'isi bakabona ko afite urukuta rumutandukanya na sisiteme isi yubatse. Ariko uyu munsi wa none abantu benshi, abana bacu batubeshya yuko basenga, bakatubeshya ko bakunda Imana, ariko uzamureba aramutse avuye iwawe agiye mu wundi mujyi, avuye iwawe agiye mu kindi gihugu, usanga ari umusinzi, ahinduka indaya, agahinduka igisambo, kubera ko ntago wigeze umutoza, ahubwo wamukangishije ijisho. Urugo rwawe rwari rumeze nka gereza. Mu magambo make, urugo rwawe rwari rumeze nk'isheni y'icyuma. Kubw'ibyo rero hari terimi igezweho uyu munsi wa none bavuga ngo guca isheni. Mu magambo make, umwana iyo abonye aho yaca akagenda aba aruhutse. Umugore iyo abonye uburyo akuvuyeho akagenda. Abantu benshi usanga ingo zabo bagize igenzuza ubugome n'uburakari no kuvuga nabi, ku buryo kenshi na kenshi uzasanga umugabo iyo ahavuye umugore ahita atega moto akagenda, niba ari ukumuca inyuma akamuca inyuma, yarangiza akagaruka akicara mu rugo. Umwana agatega moto agiye gusambana, wajya kubona ukabona aragarutse. Kubera iki? Warababwiye uti mwiva hano, sinshaka n'umuntu n'umwe unyeganyega. Kubw'ibyo rero nshuti zanjye najya mbabwire ngo niba uri mu rugo rwawe, shaka uburyo wubakira abana bawe urukuta rubatandukanya n'isi, ku buryo umutima utazakurya umwana wawe agiye kwiga hanze, ku buryo umutima utazakurya umwana wawe agiye kugira ahandi hantu arara, ku buryo umugore wawe umutima utazakurya mu gihe agiye muri bene wabo mu minsi mikuru ari burareyo cyangwa azamara iminsi. Nshuti zanjye, uru rusika rurakomeye. Urugo ni ikintu gikomeye. Umurimo w'ibanze ugomba gukorwa mu rugo rwa gikristo ni ukureba niba umwuka wa Kristo urwiganjemo, kandi ko buri wese mu barugize ashoboye kwikorera umusaraba we no gukurikira Yesu aho amuyobora hose. Paje 23 igitabo cy'urugo rwa gikristo. Mu magambo make, aho kugira ngo ucunge, aho kugira ngo ufate umumotari umubwire uti wirirwa ugenda inyuma y'umugore wanjye umenya aho agiye, koko niba koko agiye ku isoko cyangwa ku rusengero, nutaha verisoma ndayiguha, uriya mudamu wanjye yahagurutse hano umutima urandya. Aho kugira ngo icyo kintu gikore, ahubwo ukwiye gucekinga niba umwuka wa Kristo wiganje mu rugo rwawe. Ukwiye kureba niba wa mugore wawe cyangwa wa mwana wawe cyangwa umugabo wawe akibasha kwikorera umusaraba wa Kristo no kumukurikira. Ibyo bintu ugomba kubishoramo imbaraga cyane kuruta gushora imbaraga mu bucukumbuzi no mu bushakashatsi no mu gucukumbura ubuzima bwo ku muntu wawe abayeho. Rero nshuti zanjye, Bibiliya iratangaje cyane. Mu gitabo cyitwa Pacific Health Journal, ni ikinyamakuru cya Pacific Health cyanditswe mu 1890, baranditse ngo urugo ni rwo mutima w'igikorwa cyose. Mu magambo make, umuryango mugari wa muntu ugizwe n'imiryango mito kandi ufata ishusho y'iyo miryango. Mu magambo make, niba imiryango yabaye mibi, sosiyete nayo iraba mbi hakurikijwe icyerekezo ihabwa n'abayiyobora. Mu mitima niho iby'ubugingo bikomoka, kandi umutima wa rubanda, uw'itorero n'igihugu ni umuryango. Mu magambo make, umutima utuma ibintu bituma
bituma igihugu kigenda neza, ibintu bituma itorero rigenda neza, ibintu bituma umuryango, sosiyete ugenda neza, biterwa n'uko urugo rwagenze. Ukugubwa neza kwa rubanda, iterambere ry'itorero no gukungahara kw'igihugu bishingiye ku myitwarire y'umuryango. Aya magambo arakomeye cyane. Bivuze ngo iki? Ni ukuvuga ngo itorero n'igihugu, leta bigomba gushyira imbaraga mu buryo abagize imiryango babanye. Ariko nanone amagambo atangaje, gutungana cyangwa kwangirika kwa rubanda rw'ejo hazaza kuzaba gushingiye ku mico n'imyitwarire y'urubyiruko rw'iki gihe rukurikiza ahatuzengurutse. Niba umusore arimo kubaho ari umuntu w'ikirara, umukobwa akaba agenda mu cyumweru kimwe akaba aryamye mu ngo eshatu, umusore aho aba ukagira ngo aho aba niho abakobwa baza kwiyandikisha bagiye kujya kwiga. Kubera iki? Kubera ko uwo musore ari indaya butwi. Ndajya mbabwire ngo byanga byakunda uyu muntu ntibizagutangaze ko urugo azubaka azaza aca inyuma uwo bashakanye. Rero uko urubyiruko ruri kurerwa uyu munsi wa none, wongeraho n'imico batojwe mu bwana bwabo ku birebana n'akamenyero keza, kwitegeka no kwirinda, ntibizabura kugira ingaruka ku muryango mugari. Abasore nibarekerwa mu bujiji, nta gitsure, bazasaruramo kwikunda, gutegekwa n'ipfa n'irari ryabo, kandi uko niko rubanda rw'ahazaza ruzaba. Inshuti urubyiruko rufite uyu munsi, akamenyero barema uyu munsi, n'amahame bagenderaho muri iki gihe, nibyo kimenyetso kiranga uko abantu bazaba bameze mu myaka iri imbere. Niba umuntu nta hame rimugenga afite, akaba ari umuntu ukora ibimujemo byose, akambara ibyo abonye byose, akitwara uko abonye kose, agafata imyanzuro ihubutse iyo ari yo yose, uyu muntu ntutekereze yuko azavamo umugabo cyangwa umugore usobanutse. Nakwibaza rero, ese abantu benshi bajya bicara akavuga ati ngewe ko nagize amahirwe nkabona umugore mwiza, uyu mwana wanjye nabyaye azabona umugabo nk'uyu nguyu nashatse, uyu mwana nabyaye w'umukobwa w'umuhungu azabona umugore nk'uyu mugore nashatse. Rero inshuti zanjye, ni ikibazo gikomeye cyane. Urugo ni ikintu gikomeye. Ababyeyi nibo bagira uruhare runini mu kuzana umunezero mu rugo, kandi iyo habayeho kutumvikana hagati y'umugabo n'umugore, abana nabo banduzwa n'uwo mwuka. Umwuka w'ubugome, umwuka w'uburakari, umwuka wo kutizerana, umwuka wo kutanyurwa, umwuka wo guca inyuma abo mwashakanye, ni imyuka ababyeyi banduza abana babo. Aya magambo arakomeye cyane. Reka mbabwire inshuti zanjye, tuma mu muryango wawe hatama impumuro y'impuhwe no gushyira mu gaciro. Niba hari intonganya zavutse hagati muri mwe, hagati y'umugabo n'umugore, maze mukaba mwarananiwe kuba abakristo bayoborwa na Bibiliya, musabwa kwihana. Kenshi na kenshi usanga mu rugo umugore acecetse ategereje ko umugabo ari uzaza kumusaba imbabazi, n'umugabo nawe akicara ati nanjye yarambabaje azaza nsaba imbabazi, ku buryo buri wese aba abona undi ari we wakwihana. Reka mbabwire inshuti zanjye, dukeneye kwihana. Abagabo n'abagore bakeneye kwihana, abana bakeneye kwihanira mu maso y'ababyeyi babo, kugira ngo isano y'urugo iboneke n'imyiteguro y'ubwami bw'Imana ishoboke. Hano muri iki gitabo, muri iki kinyamakuru cyitwa Leta, ku amagambo yanditswe ku 1891 baranditse ngo, kuko imico mugaragaza mu gihe cyo kugeragezwa ni nayo muzagira mu gihe cyo kugaruka kwa Yesu. Niba mwifuza kuzaba bera mu ijuru, mugomba kubanza kuba bera mu isi. Imico mukundwakaza mu mibereho yanyu ntizahindurwa n'urupfu cyangwa umuzuko. Amagambo make, niba uri umugabo mubi mu rugo rwawe, uko upfuye ni kuzazuka. Ntabwo kugaruka kwa Yesu kuzagira icyo guhindura mu mibereho y'abantu, ahubwo uko umuntu azaba ari hazafatwa umwanzuro. Muzava mu bituro mumeze neza nk'uko mwifataga mu ngo zanyu no muri rubanda. Kugaruka kwa Yesu ntikuzahindura imico. Umurimo wo guhinduka ugomba gukorwa ubu. Imibereho yacu ya buri munsi niyo igena umurage wacu w'iteka. Rero nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo urugo rwacu rugomba kuba ahantu hari amahoro, ahantu hari ubwumvikane, ahantu umugabo n'umugore baganira bagasubizanya neza, ahantu abana biga amasomo bayigiye mu maso yacu uburyo turebana. Nihuta najya mbabwira amagambo nasomye mu gitabo cyitwa Counsel to Teacher, Parent and Student kuri page 114. Ni igitabo cy'icyongereza, ni inama ku barimu, ababyeyi ndetse n'abanyeshuri. Banditse amagambo akomeye cyane avuga ngo, nimuyoboze amategeko agenga urugo mufite amakenga n'urukundo mu cyimbo cy'inkoni y'icyuma. Nibyo koko, urugo rugomba kugira amategeko arugenga. Umugabo agomba kuba afite amategeko amugenga, n'umugore afite amategeko amugenga, n'umwana afite amategeko amugenga,
kurugenga, urugo ntabwo rugomba kuba nk'isoko, ariko nanone tugomba kuyoboza urugo amakenga n'urukundo. Abantu benshi rero bagira amakenga ariko urukundo bakarwibagirwa. Niyo mpamvu usanga umubyeyi aje akakwicaza akabwira umwana ati, wa mwana we, mbona mfite impungenge ukuntu ugenda, niba gutera inda ntuzayirukankana uyizana hano. Ubwo ngo ni amakenga yagize, ariko mu by'ukuri nta rukundo. Iyo haboneka urukundo wari kubwira umwana uti ngufitemo icyizere, ndakwizeye, ntuzankoze isoni ndiso, warangiza ukanamusengera. Ariko ababyeyi benshi bafite amakenga menshi atagira urukundo. Ikindi kandi kubera ko abantu benshi bafite amakenga atagira urukundo, uyu munsi wa none ingo nyinshi ziyobojwe inkoni y'icyuma. Umugore aravuga nabi ugakubita, umwana aravuga nabi ugakubita, umugabo arazana induru ugahita ufata imyanzuro mugatongana ukamutukira ku muhanda ukamubwira uti ntuzongere kunkinisha. Rero nshuti zanjye, ingo nyinshi kubera yuko zifite amakenga atagira urukundo, izo ngo inyinshi zamaze kuba nka gereza, ku buryo zamaze kumera nk'isheni y'icyuma, ku buryo umugore abonye umwanya atari kumwe n'umugabo yumva aribwo aruhutse, umugabo yumva iyo avuye muri urwo rugo yumva aribwo aruhutse, umwana iyo avuye muri urwo rugo yumva aribwo aruhutse. Kubera iki? Ruba ari urugo rumeze nka gereza. Nshuti zanjye, nimureke akarima k'imitima y'abana banyu kaneteshwe no kubereka urukundo n'urugwiro, nibwo muzaba mubateguriye kwakira imbuto y'ukuri. Mwibuke kandi ko abana banyu badakeneye gusa gucyahwa no gukosorwa, ahubwo bakeneye guterwa akanyabugabo no gushimwa binyuriye mu magambo y'ubugwaneza anejeje nk'imirasire y'izuba. Usanga umubyeyi arimo arabwira umwana ati, wowe uzapfa ntacyo wigejejeho, nukundira imitsi gusa, wowe nta nubwo uzikamira y'umuyenzi. Ababyeyi benshi ukumva undi aravuze ati, mva nahombye nkikubyara wowe, we nta kintu uzapfa ugezeho. Nshuti zanjye, nagira mbabwire mwa babyeyi mwe, babyeyi murimo kuntega amatwi muri iki kiganiro, ndagira ngo mbasabe ikintu gikomeye. Nimwibuke yuko no gutera abana banyu akanyabugabo, kumubwira ngo tugufitemo icyizere, uyu munsi byakunaniye, ariko uzavemo umugabo, uzavemo umukobwa usobanutse, wifatira imyanzuro, ndakwizeye ntuzankozemo. Ni amagambo tukwiye kubwira abana bacu tukabereka ko tubafitiye icyizere. Byashoboka ko urugo rwanyu rwaba rworoheje, ariko habasha kuba ahantu amagambo meza avugirwa, aho igikorwa cy'ubugiraneza bikorerwa, aho urukundo n'urugwiro bihora ari abashyitsi badataha. Mu magambo make, urugo rushobora kuba rworoheje pe. Bivuze ngo iki? Ntabwo urugo rwose rwubakiye ku mafaranga menshi, ntabwo ari ngombwa ngo urugo rube rufite ibintu byose bisagutse, birashoboka. Ariko byibuze urugo rwawe wenda ruzakene, ariko ntiruzakene n'ijambo rivubwira umugore ngo waberewe, wambaye neza. Mu rugo rwawe hashobora kubamo ubukene, ariko ntihazabemo ubukene bwo kubona umugabo ngo umubwire ngo mwakoze kutuzirikana. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Urugo rwanyu rugomba kuba urugo aho ibikorwa by'urukundo n'urugwiro bihora ari abashyitsi badataha. Hari abantu benshi usanga urukundo n'urugwiro ari abashyitsi mu rugo rwabo, ku buryo umugabo wawe akubwira neza ukumva uratanga ukamubwira uti, noneho habaye iki? Ubu sindi bupfe kuba umugabo aje akansuhuza, papa kanaka kuba yinjiye akamwenyurira, umva ni ibintu bidasanzwe pe. Noneho ko aje adatera amasafuriya y'umugeri, adatonganya abantu, byagenze gute? Mu magambo make, najya mbabwira inshuti zanjye, urukundo n'urugwiro, kwisanzuranaho, kumwenyurana no kwita ku wundi mu rugo rwacu bigomba kuba atari abashyitsi bataha, bigomba kuba ari ibintu biri mu ngo zacu. Ingorane zishobora kwiyadukiza, ariko ibyo ni rusange ku nyoko muntu. Ubukene bushobora kuza, guhura n'ibibazo bishobora kuvuka, ariko ugomba kumenya ko urugo rwose rufite icyo kibazo. Nshuti zanjye, reka mbabwire yuko amagambo twerekeza ku musozo, Abakolosayi igice cya 3:12 handitse ngo iki? Ni amagambo akomeye cyane nakunze. Nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambara umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana. Mu magambo make, nguyu umutima wubaka urugo, umutima wo kwicisha bugufi, umutima w'imbabazi, umutima wo bugwaneza, umutima wo kwihangana. Mu magambo make, uyu mutima umugabo awufite, umugore awufite, abana bawufite, umuryango waba ari umuryango mwiza. Murongo wa 13, mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha. Mu by'ukuri ukurikije uko abadamu bateye, bafite ibyaha byabo bitewe n'uko bateye. Abagabo natwe dufite ibyaha byacu bitewe n'uko duteye, kuko twese twakoze
ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Kubw'ibyo rero dukeneye gusabirana imbabazi z'ibyaha, kuko kenshi na kenshi ubucakura butuma duhemukira abagore bacu, n'ubucakura bugatuma abagore bacu baduhemukira. Buri wese yibwira ko ari umunyabwenge. Sanga umuntu arimo arahangana n'umugore we, arimo aramugirira nabi, ariko yarangiza ati ndashaka kumwereka ko nanjye nzi ubwenge ndeba kure. Rero nshuti zanjye, kwihanganirana no kubabarirana ibyaha birakenewe. Uko umuntu agize icyapfa n'undi, nk'uko umwami wacu yababariye abe, aba ariko namwe mubabarirana. Ariko ibigeretse kuri ibyo byose, mwambara urukundo, kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Mu magambo make, abana bakwiye kwambara urukundo n'ababyeyi, abagabo n'abagore bakwiye kwambara urukundo, kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Mu magambo make, uyu munsi wa none umugabo n'umugore bashobora kwambara neza, bakajya mu modoka nziza, bambaye imyenda ihenze, ariko bagahaguruka aho bavuye bakagera iyo bagiye ntawe uvuganye n'undi. Ejo bundi umuntu yaravuze ngo mu bushakashatsi yakoze, ngo yasanze iyo umugabo n'umugore barimo kugenda baganira mu modoka baseka cyane, ngo uzahita umenya ko atari umugabo n'umugore babana mu rugo. Kubera iki? Kubera yuko baramaje bati se n'ukubera iki ibyo bintu wabifashe gutyo? Aravuga ati kubera yuko kenshi na kenshi imodoka nyinshi nagenzemo, uyo mbonye umugabo n'umugore bari batwaranye, umwe atavugana n'undi, umwe areba muri retroviseur y'iburyo undi areba mu y'ibumoso, mitamenya ko babana. Rero nshuti zanjye, ibi ntibikwiriye kubihame. Mureke twambare urukundo, mureke twambare umutima wo ubugira neza no gusabana imbabazi. Ariko icyo tugomba kumenya ni iki ngiki: wa mugabo we, nibyo koko ufite urugo, wa mugore we uri mu rugo rwawe, mwabana mwe muteze amatwi iki cyigisho, mubona iwanyu ni umurunga w'izahabu. Papa wanyu iyo ataraza mwumva mwabuze ikintu kidasanzwe, mama wanyu iyo ataraza mwumva mwabuze mu murunga isheni hari ikintu cyabuze, cyangwa se papa wanyu iyo yahavuye mwumva uko biri kose akayaga kaje. Hari ingo nyinshi abagabo bagenda ukumva akayaga nibwo kaje. Hari ingo nyinshi umugore avamo yagenda abana akaba ari bwo baruhuka. Rero nshuti zanjye, urugo Imana yarugeneye ko buri wese agomba kuruhura undi. Imana iduhe gutekerezanyaho no kuzirikanana. Kandi ikindi, niba muri wowe wajyaga wumva urugo rwawe wararufashe nka gereza, wararugize inkoni y'icyuma yo gukubitisha abandi, urugo rwawe wararugize inkoni yo gutuma abantu bataruhuka mu rugo rwawe ngo nabo bakoresha ibitekerezo byabo, ukwiye kwihana muri iki cyigisho. Imana ibane natwe kugira ngo iturinde kuba imiryango yacu yaba ishene z'icyuma ku buryo tuzica akaba ari bwo twumva turuhutse, ahubwo umudendezo ukomoka mu Mana aba ari ugaragara mu ngo zacu, kandi ingo zacu zihinduke icumbi ry'abamarayika, ku buryo abantu bazirimo twitegura ko barimo gutozwa kuzataha ubwami bw'Imana. Ngiki cyifuzo gikomeye nkwifuriza, nanjye niyifuriza mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ubusobanuro bw'urugo burimbitse cyane, kandi ubusobanuro bw'umuryango burimbitse cyane. Wewe washyizeho umuryango kandi uwifuriza ibyiza. Tugushyize mu biganza imiryango itandukanye ifite ibibazo, imiryango myinshi aho umugabo yumva umugore we atari umurunga w'izahabu, aho umugabo n'umugore bumva abana babo atari umurunga w'izahabu, ahubwo buri wese akumva abangamiwe kuba muri uwo muryango. Iyo miryango turayikweretse ngo uyigenderere. Igihe kirageze kugira ngo imiryango yacu abamarayika bacu, abamarayika bawe bera bayibemo, bitoze, badutoze uko dukwiye kwitoza gutaha ubwami bwawe. Kandi igihe kirageze kugira ngo abana bawe, abatureba bahere ko baguhimbaze. Reka muri iri sengesho nsabira umuryango wanjye n'umuryango w'uyu unteze amatwi, ijuru ryishimire kubana natwe, rizakomeze kuduha imbaraga zo kugira amatwi yumva icyo umwuka abwira itorero mu bindi byigisho by'umuryango bizakurikira iki ngiki. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.